Twongera gaho ikaze bakunzi ba Pamakio TV nk'ibisanzwe ni bamwe cyane show Psycho ngende Boston. Ku munsi nk'uyu twari tutamenyeshe ko IMODOKA Mwiseneza Josiane yemerewe n'umunyamideli uba hanze y'u Rwanda ku mugane w'Uburayi Mimi yamaze kwishyikirizwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Ibintu bikaba bikomeze kwimigisha kuri Mwiseneza Josiane. Dore ko nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Popularity muri Miss Rwanda 2019 agatorerwa kuba umuntu wabaye ikimenya bose mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo. Ibi none bibaye akamaramaza dore ko kuri uyu wa kabiri aribwo yashyikirijwe amafaranga yo kugura imodoka yemerewe n'umunyamideli usanzwe ufite iduka no i Kigali yitwa Mimi's Shop. Nyamara iyi si ifite abantu b'inyangamugayo mw'abantu mwe. Mwibuke ko Mimi akemerera imodoka Josiane, abantu benshi bakoje kuvuga ko ari imitwe, abandi bavuga ko ari ugutibya no kugenda mu Kigali cya hit Josiane yari afite, ariko ku mugaragaro imodoka bayimushyikirije. Nubwo turimo kuza kuvuga imodoka bitewe nuko kugira ngo imodoka ive ku mugane w'Uburayi bayohereza inaha bayoheje Josiane byari kugorana ndetse no gutinda. Mimi yafashe icyemezo cyo kohereza Josiane amafaranga we kugitse akazigura imodoka. Ari mu muhango wabereye mu nyubako ya Mic hano mu mujyi rwagati mu iduka rya Mimi risanzwe ricuruza imyenda n'inkweto ahanini by'abari n'abatega rugori. Mwiseneza Josiane yakimara gushyikirizwa amafaranga cyangwa se ipinda munyemere igiti ipinda ry'amafaranga ukora amafaranga menshi, amafaranga yoherejwe yo kugura imodoka avuye ko binongera avuye ku mugane w'Uburayi barumva nta mafaranga menshi. Nawe yatangaza amakuru ko Mimi amuvuye mu mwenda kandi ko mu minsi mike ariwe iyo modoka ayifite kuko yemeje ko afite sheki. Mu magambo ye yagize ati icyo nababwira cyo nuko umwenda yawumvuyemo nyuma y'iminsi mike ndaba mfite imodoka kuko kugeza ubu mfite sheki. Abanyamakuru bamwe murabazi ntago bari kugendera abo bakomeje gutsimbara bashaka kumenya umubare w'amafaranga yoherejwe, bakoza kukimaza inshuro nyinshi ariko Josiane aratsemba. Ahubwo umukobwa w'umunyamutima ntago agomba kuvuga amafaranga umuntu yakohereje iki, yatsembye nawe yanga kuyavuga gusa avuga ko icy'ingenzi ataratemura amafaranga yoherejwe, ahubwo icy'ingenzi ari uko umuhigo Mimi yihaye awusoje kandi akomeza namushimira cyane. Avuga ati icyo izabeka ko amafaranga yohereje nuko azabona imodoka ayifite mu minsi mikeya. Kujyanye no kuba yavuga umubare w'amafaranga yohererejwe yatsembye burundu. Nkuko musaza Josiane witwa Mutuyimana Samuel yabitangaje itangazamakuru, yahishuye ko Josiane yifuza ko yatunga imodoka iri mu bwoko bwa Toyota kandi ikaba yayifitira isize irangi ry'umukara. Abanyamakuru ntibanyuzwe bakomeje guhata ibibazo Josiane. Bagerageza bamutanya no kumaza icyo kivuga kiti ese ko yakwemera imodoka akaba akoresha amafaranga ntabwo yaba ari we wabihisemo ko yakweza amafaranga, ahubwo akaba wayakoresha mu mushinga itandukanye harimo no wiyemeje uko warwanya imirire mubi mu bana, amafaranga akaba wayifashishamo. Josiane yatsembye avuga ko ntabwo afite uburenganzira bwo guhitamo hagati y'amafaranga n'imodoka kuko wamwemereye ntabwo baguze, ahubwo ko yamwemereye impano. Rero urumva bari kujya kuburana ngo impano bayivunje mu mafaranga, ndetse anavuga ko ayo mafaranga nta kintu azayakoresha azaguramo imodoka nk'uko yayisezeranyijwe na Mimi bamwemereye iyo modoka. Mu gusoza ikiganiro n'abanyamakuru Mwiseneza Josiane wabaye Miss Popularity 2019 muri Miss Rwanda yashimiye cyane Mimi
ndetse ababwira abanyamakuru ko urukundo rukibaho. Ati nubwo akenshi abantu dushyira imbere ibibi, ariko abantu beza baracyariho. Ati ibi ni isomo Mimi aduhaye. Mu ijambo rimwe ashimira ndetse yanasezera ku banyamakuru, yabwira abanyamakuru ko Mimi ari inyangamugayo. Ashaka inkuru ku buryo bwanditse cyangwa se ushaka kumenya amakuru atandukanye muri politiki, siporo, showbiz, ubuzima n'utundi n'ahandi wabisanga ni kuri website yacu ariyo www.pamakionews.com. Murakoze cyane. Iki kiganiro showbiz ariko kuri Pamakio TV. Hasta la vista.